Uyu munsi nakuriye amafaranga ibihumbi 18 kuri website ya Clickrwanda Ntagishoro. Muri iyi video ngiye kwereka ukuntu ushobora gukora amafaranga kuri website yitwa Clickrwanda. Ni website y'abanyarwanda ushobora gukora amafaranga mu gihe wandikishe nk'umu agent Ntagishoro. Nimba uri mushyashya kana subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zacu ujye uzibona kandi zibone mu bandi. Yes, hello guys, umungiye kwereka ukuntu dushobora gukora amafaranga kuri website bayita Clickrwanda. Ushobora gukora amafaranga ageze mu 100 ku kwezi wibereye wawe mu gihe waguze internet yawe ya bitatu ukabasha gukora amafaranga internet nta n'ikindi kintu bigusabye. Icyo gusaba no kuri video makirangije kugira ngo ubashe kumenya uko ushobora gukora amafaranga step by step. Icyo ukora nta kindi wajya muri telefone yawe, browser iyo ari yose ukoresha, yaba ari Chrome cyangwa se Safari neza zose ukoresha poko bari browser, ugende wandikemo wa3.Clickrwanda.com Clickrwanda.com. Nurangiza urasearchinga kuri Google, nurangiza urahita kandi ahantu handitse ngo Clickrwanda, ni urabona ibiri imbere cyane, ngira ngo murabona ko ni website ibaho ibikorwa byinshi, baramamaza, bacuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, haba hariho ibintu byinshi bitandukanye. Ahangaha n'abajeni badafite akazi ushobora kunyura kuri website ukabasha kuba wahashakira akazi. Ngira ngo murabona ahantu handitse jobs, ushobora kuhakanda ukabona imyanya myinshi igiye itandukanye. Ni ibintu byinshi bibera kuri iyi website, ushobora kugenda ubibona, ushobora kuhagura igicuruzwa kandi ukakigura ku mafaranga make cyane. Ngiye kwereka aka kanya n'ukuntu ushobora kuba wakorera amafaranga kuri website. Ni uburyo bwiza kandi ushobora gukuramo amafaranga menshi, kuko no kuri dashboard yanjye nanjye hari amafaranga nakoreye. So ikintu ukora nta kindi, urakana hano handitse ngo login. Hejuru ngira ngo muri kubibona mu kaboko k'ibumoso handitse login. Numara kwakanda urabona ushobora kwinjira mu buryo bwinshi, ariko wowe uraza wandikemo continue as agent. Ngira ngo urabona register as an agent and earn between 50 to 100 of commissions. Ahangaha ugiye kwinjiramo nk'umu agent, ugiye gufungura konte nk'umu agent. Iyi konte y'umu agent nishobora kuba yagufasha gukorera amafaranga kuri website yitwa Clickrwanda. Icyo ukora kandi kuri continue as agent na hakabiri. Ahangaha kubera ko ari ubwa mbere uhinjiye, uraza gukanda kuri sign up, ubanza ufungure account y'ubu agent. Urakanda kuri sign up. Ahangaha urashiramo amazina yawe yose. Ahambere urashiramo amazina yawe yose, amazina yawe usanzwe ukoresha. Aha kabiri urashiramo email address, urashiramo email ya telefone, email usanzwe ukoresha. Aha gatatu ushiremo handitsemo phone, ushiremo nimero yawe ya telefone. Aha kana handitse password, urashiramo password yawe utazibagirwa. Numara gushiramo password utazibagirwa, ushiramo location, ahantu uherereye. Uturere twose two mu gihugu turimo. Ni website nziza abanyarwanda bari gukora amafaranga, abajene mu Rwanda bari gukora amafaranga kandi bari kwikora ibiciro byinshi cyane buri munsi. Nurangiza gushiramo location, uraza gukanda kuri hano handitse ngo I accept terms and condition, ahantu hajyamo akavi, nurangiza ukanda submit. Numara gukanda submit, uraza kwita ujya kuri login page. Nugira nga kuri login page uraza gushiramo ya email yawe ukoresheje ufungura account, nurangiza ushiremo na ya password yawe. So wenda ngiye kanshiremo izanjye. Yes, urabona ko ngeze kuri account yanjye. So iyi ngiyi niyo bita Clickrwanda. Iyi niyo account yanjye maje kwinjira. Mugira ngo murabona ko ngiye mfite ibihumbi 18 n'amafaranga 40. Aya ni amafaranga mfite kuri account yanjye, nshobora kubikuza akakanya akahita agera kuri mobile money yanjye. So ni ibintu byiza cyane. Iyi ni website nziza ushobora gukora amafaranga. Icyo ngusaba nta kintu ukora ino video makirangije kugira ngo ubashe kumenya uko ushobora gukora amafaranga kuri website ya Clickrwanda. Ngiye gusobanura uburyo butandukanye ushobora gukora amafaranga kuri website mu gihe wafunguye account nk'umu agent. Uburyo bwa mbere ushobora gukora amafaranga kuri website ya Clickrwanda ni igihe ugurishije icyo bita package. Package ni iki rero? Mu gihe uri umu agent wa Clickrwanda ukazana umucuruzi cyangwa se undi muntu ufite business akora, bakamwamamariza business yabo, iyo business bakayamamaza kuri website ya Clickrwanda, aho ngaho hari commission baguha. Aho ngaho ibyo bita package. Iyo bagurishije iyo package, no kuvuga tuvuga urugero, uziranye n'umucuruzi runaka ufite business yiwe, uramubwiye ko bashobora kumwamamariza, kuko iyi company mu bintu byinshi ikora harimo no kwamamaza business z'abantu yaba kuri website ndetse no ku zindi social media zabo, kugira ngo bakurure abakiriye kuri iyo business. Iyo uzanye rero umuntu twamamariza cyangwa se wamamariza kuri iyi business, kuri iyi company, babasha kuguha commission. Hari package nyinshi zigiye zitandukanye ushobora kugurisha. Ubundi buryo ushobora gukora amafaranga kuri website ya Clickrwanda ni igihe ukoze task batanga mu bihe bitandukanye. Ngiye kwereka uburyo ushobora gukora task
kuri website ya Clickrwanda. Iyo ugiye gukora task ukanda kuri kano kantu ka kabiri, iyo wafunguye account nk'umu agent, aka kantu ka kabiri haba hariho task. Ntago task zitangwa buri munsi, ariko nibuze mu cyumweru bishobora gutangwa nka gatatu cyangwa se kabiri. Ahangaha iyo batanze task haba harimo link, iyo link urayikopiya ukayisharinga kuri social media zawe, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri WhatsApp, status hose. Iyo umuntu akanze kuri ya link akaza gusura icyo kintu cyawe, cyangwa se iyo link, iyo foto iri kuri iyo link, uhita winjiza amafaranga yawe ako kanya itajya hano kuri konti yawe. Iyo umuntu akanze kuri ya link yawe washarinze akayifungura, hano kuri konti yawe ahita hiyandikaho amafaranga. Ubwo ni uburyo bw'ako ushobora gukora amafaranga kuri Clickrwanda. Umuntu wese ukanze kuri ya link yawe washarinze ushobora gukora amafaranga. Niba wabona ufite abafollower benshi kuri Facebook, murabizi Facebook ntabwo ihemba mu Rwanda, ariko niba ufite Facebook page ushobora kujya ushyiraho izi link za buri munsi, abantu bakazikandaho bakajya he gusura bya bintu byabo bashizeho kuri Clickrwanda, ubundi ukahita ubona amafaranga. So ubundi buryo bwinshi ushobora gukora amafaranga ni uburyo ushobora kujya kuri website, noneho wenda kankande ku logo ya Clickrwanda. Ahangaha nasengera kuri website murabona abari ibicuruzwa byinshi cyane. Ushobora gufata igicuruzwa kiri hano ukagishakira umukiriya. Iyo ufashe igicuruzwa kiri hano ukagishakira umukiriya akaboneka, baguha commission. Noneho ubundi buryo, yes, ushobora gufata ibicuruzwa biri hano byose ukabishakira umukiriya bakaguha commission. Mwene kandi usubire muri account yanjye kugira ngo dusobanure ikintu cyitwa cya package, kuko aricyo kintu gishobora gutuma ukorera amafaranga menshi cyane. Tuvuga urugero, iyo uzanye umuntu bakamwamamariza, tuvuge hano hantu handitse ibintu bya green card, bakaba bahashira business bikagihoriza, kuko iyi website irasugwa cyane. Iyo uzanye umuntu tukamwamamariza, yes, baguha amafaranga nko kuba urishije iyo package. Kansubire kuri kano kantu k'ifoto yanjye kugira ngo subire muri account yanjye. Ngiye kwasora noneho uburyo ushobora gukuramo amafaranga menshi, ku buryo ushobora no kuba yagera ku 1,100 ku kwezi, cyangwa se akaba yanarenga, mu gihe uri umu agent uri serious kandi ibintu wabifashe nk'ari serious. Kuko ibi bintu ngiyewe nta kintu nkora, ndi umu agent wa Clickrwanda. Umunsi ku munsi nibyo mba nkurikirana, gahunda zabo ndazikurikirana umunsi ku munsi. Niyo mpamvu ngiye Clickrwanda nyikorera amafaranga menshi. Yes, ahangaha rero ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba wakorera amafaranga mu gihe ugurishije package. Nicyo kintu gishobora kuba cyaguha amafaranga menshi kuri website ya Clickrwanda. Ndagira ngo urebe video witonze rero. So urazamura gato muri account yawe, hano handitse ngo, hano urabona ngo make money on Clickrwanda. Ahambere sell Clickrwanda membership plan. Ahangaha niho tugurisha za package za Clickrwanda. Urakanda ngo view package. Iyo umaze kwakanda urareba hano handitse ngo add package, ukakanda hambere. Urabona iyo ugiye ku mucuruzi cyangwa se kuri company runaka ukayizana tukayamamariza, ikagura ino yita simple ads. Ahangaha uwo mucuruzi yishyura amafaranga hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 10 ku kwezi. Ahangaha ni handi bafata ya business ya bakayikreatingamo ad bakayikwamamariza. Noneho ahangaha buri package ugurishije wowe umu agent ubona amafaranga 30% by'iyo package. Wibaza ugurishije package 150, 30% niyo tubona. So reka byose ndayibereka step by step. Ahangaha hari yo bita featured ads. Iyi package igura 30,000. Ahangaha uzanye ubiyemeza mirimo cyangwa se company runaka cyangwa se umucuruzi runaka akagura ino package ubona 30%. Ahangaha hari yo bita top ad igura 50,000. Iyi top ad iyo uzanye umucuruzi n'ubundi akagura top ad, haba hariho na VIP. Ahangaha bakuba 30% by'ibihumbi 50. Noneho hari yo bita VVIP ni 60,000 package igura. Iyo uzanye umucuruzi bamwemera gushiraho ads 40. Hanyuma ahangaha izo ad 40 kandi wowe ufiteho commission ya 30% by'ibihumbi 60. Hanyuma hari yo twita banner ad, banner package. Ahangaha ni urakanda. Iyo umaze kwakanda, ngira ngo murazibona iza banner. Hari yo bita middle banners. Iyi ngiyi package igura 150 ku kwezi. Iyi ngiyi iyo wazanye umucuruzi akagura ino package, no kuvuga tukamwamamariza kuri middle banners. Ahangaho uwo mucuruzi yishije 150 bakaguha 30% byayo ngayo uwo mucuruzi yishyuye. Hanyuma slide banner ni 150 nayo. Iyo nayo uzanye umucuruzi nayo baguha 30%.
hariyo bita top banner igura 250. Iyi ngiyi rero ni ngira ngo mwese mwibandeho. Iyo uzanye umucuruzi akagura ino package yo kugira ngo bamwamamarize iyi ngiyi igura 250 ku kwezi, ahangaha ubona 30% by'ibihumbi 250. So urabona ko ni uburyo bwinshi ushobora gukora amafaranga kuri Clickrwanda, cyane cyane ugurisha ama package. None ngiye kujya ngiye kubereka urugero rw'abantu baguze package kuri website ya Clickrwanda. Ndasubira kuri Clickrwanda logo kugira ngo ngeyo, ngira ngo murabibona hano, wenda kankase nk'ukana hano kuri view all. Yes, ngira ngo urabona ko ahangaha handitseho VIP. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni umuntu waguze package. Urabona ko acuruza inkweto, ibintu by'ubwubatsi, inkweto zo mu bwubatsi. Yaguze iyi package, urabona ko igaragara imbere. Iyo umuntu aje kuri website ashobora kwitabona zino nkweto akaba yazigura. Kandi iyo waguze iyi package nk'umucuruzi, baguha aba agent bakakwamamariza kuri social media zabo, yaba kuri Facebook account, kuri WhatsApp status, ibicuruzwa byawe nabyo bakajya babyamamaza. So ngewe nagurishije package, niyo mpamvu uyu munsi ari amafaranga kuri konti ya. So ngiye gusubira kuri account yanjye mbibereke. Ngewe nagurishije package ya VVIP y'ibihumbi 60. Kadusubire kuri package turebe. Package nagurishije ni iyi ngiyi y'ibihumbi 60. Ni iyi ngiyi bita VVIP. Niyo nagurishije. Umucuruzi namuzanye nimusobanura uburyo Clickrwanda ikora, abasha kuba yaza ngo bamwamamarize kuri Clickrwanda, yishyura 60 ku kwezi kugira ngo bamwamamarize business yewe. Ahangaha ngira ngo urabona kuntu ziba zigaragara no kuri website n'izi ngizi bita VVIP. Ahangaha nahise mbona 18 kuri account yanjye. So iyo ushaka kugurisha package rero ukuntu bigenza nk'umu agent, ngira ngo tuvuge wigishije umucuruzi agiye kugura package, kuntu yigurisha rero nta kundi. Uraza ahangaha package agiye kugura, tuvuge wenda agiye kugura iyi ngiyi ya VVIP n'ubundi nagurishije. Wowe tukana hano handitse ngo sell package. Sell package iyo hakanze link ihita yikopiye. Iyi link yikopiye uhita uyohereza umucuruzi kuri WhatsApp. Wa mucuruzi ni mwaba muri kumwe, ukahita none uyikanda ugafungura account cyangwa se ugafungura shop ukoresheje ya link. Muri system bita bigaragara ko uyu mucuruzi yishyuye iyo package, amafaranga ahita ajya kuri account yawe nk'uko nanjye bimeze. So ni ibintu byoroshye cyane. Noneho igisigaye rero kikunze kugora abanyarwanda mwese muri kwibaza ni uburyo bwo kubikuza. Kubikuza biroroshye cyane. Ya nimero uba warakoresheje rero wiyandikisha. Bibaye byiza wakoresha nimero ya mobile money kugira ngo amafaranga wazahitaza kuri konti yawe ako kanya. Amafaranga make kubikuza kuri website yitwa Clickrwanda na amafaranga 500. Iyo ufite 500 kuri website kuri account yawe wemereye kubikuza. So amafaranga yawe tuyabona kuri mobile money bishobora gufata nk'iminota 10 cyangwa 30, ariko amafaranga ahitaza kuri mobile money. Kubikuza rero tukana handitse ngo claim payment. Iyo hakanze urategereza, urabona payment request submitted. Urabona kuri balance yanjye hasigaye hajyaho 0. Iyo ugiye ahangaha kuri kano kantu kanditseho payment, urabona ko biri pending. Pending ni ukuvuga ko batarabya approve, ariko mu gihe kitarenze 30 baraba bya approve. Urabona ko ino video nyikoze nijoro bashobora kuzabya approve ejo mu gatondo, ariko iyo ubikuje ari kumanwa ntago birenga 30 utarabona amafaranga yawe kuri telefone yawe. Guys, reba muri description y'iyi video, urebe muri comment harimo link iri bukugeza kuri website ya Clickrwanda, ufungure account nk'umu agent maze utangiye kurya inoti muri Clickrwanda. Ikindi abantu batari muri groupe ya WhatsApp murareba no muri comment harimo link ushobora kuyitukana ukahita kugeza muri groupe ya WhatsApp, aho ushobora kubaza ikibazo cyose kijyanye na Clickrwanda bakabasha kuba bagusobanurira. Byose ni ubuntu, nta gishoro, ntago za business ziza zikubwira ngo shora yangaya ngo uzunguka. Oya, byose ahangaha ni for free. Icyo usabwa ni ukugenda ugashaka abantu twamamariza business zabo kuri website ya Clickrwanda, ubundi ugatangira kurya amafaranga buri munsi.